Ubaye ikisi tunyura hano ndabagusobanura ye nosi anyuye mu murima buretse gato abantu b'imbwamwa mani mwankoreye ubwamani ku cyumweru yewe ishati yanjye ufanari kuramo vuba kuramo Igo yola waryamye shamani wapi ndi muri douche uva nyine ji mani nanjye kukureba mani ndi kubona ducafuje nanjye ngunyatse mani kuri kano gapato n'agashati bro mani naye ndi muri douche urukora usongeye kwambura nyine uko natanazimeshe se umva bro mani ni ukuvuga ngo hari cyane ngiye gusohokana bazi urumva njyewe ngwaniyo mani ni iminota 30 ndahita nyisa sha wapi mana nanjye cyane yongeye kwambara ariko urabizi bro mani turangize kiravava mbe gutegereje hano hanze noneho tubiganireho nari bitubwereka ndangize nyine ngire vuba sawa bro wowe gira vuba ndi hano hanze ihuta ingo nyine sawa Ewa, kizaba nzankomutisha ariko cyana nagisohokanye. Uyarazi ngo ntago ndabona imyenda kwambara. none se mwana kamuzinzi ugira ngo uko cyo cyane ugiye kureba kimezo uramureze ndwari imyenda gusore ko ndambara iki ariko kaburetse ahantu agiye kujya ndahaza kigiye kumurahuriza reka nambare Ruka! Usino nyana zimbwa zaziri kumzuka muri joro kwaza ziri kumzuka ngo zize gukora iki Umva mani Ruka. yo kamuzinzi ariko ni kamuzinzi Yego mani kamusinzi mani. kamuzinzi imeze bite Chamaza nanjye maze kuyicyamamara umaze kumenya nijwi ryanjye mani. Umva nyine. Mani. Akabakwete siko ndiko nagana guyakirikare mwe mwikitondo. umva bro iyo mushushwe ngiye kuyambara mu kanya kuko ndahonda kandagira haraka yibajya bayita kandagira umutimbwe Ugiye kujya ese bro. bro ngiye gusura icyana cyangiye gusohoka narapfa kwa Damiye natwe uyu munsi ko dufite ibiproti byinshira nanjye ndabandi kumwe n'icyana mwa. nose uri gavuje kunshakira gakimwa kano gatondo bro Nyine ambara vuba uze tuvugane. tuvugane kanze nambare fast nze tuvugane ndore ndi kwambara ndasoshe nanze nambare niyo mushushwe nukuri pe ngo kamuzinzi ubundi ye gato Yego. sawa Ariko afite ibindi bispresse nagaramu cyangwa. ubundi si kamuzinzi aho ndakandagira irakandagira umutima ngiye kwambara bro ntabwo byoroshye gusa nyuze n'umushushwe kanyambare ewana horaga waranzerereza ngo nyambare urukuru kw'Imana pe mushushwe ngisinyuze niko shaka kamuzinzi yanyene mbwasanga injyana y'umushushwe ngo yereke zinyana zimbwa z'iminsi ishaze zisigaye ziritiza kamuzinzi Ako sheri. Bura kino gipangu. Nubwo nkodeshe muri annex. Nge na boss twagiranye amasezerano yuko ngiye kuzakigura mu minsi irindwi. kandi mama yarakiguye kino Ni cyanyu? yarakiguze Nzanakigura rero. Ko nge nizo nzozi zanjye. Uzamwungure. Yitowatire kasha. Ndayikeneye. uzamwungure tu azayiguhera Rero sheri, ngiye kugusohokana muri no stress. ingo habagamo Ibyo gafi. ntago Ziba zimeze neza cyane. ziraryohaga Cyane pe. habagamo n'ikirayi ntari Ntago nakujya nama. nanjye ni ubwa mbere ngiye kunywa inzoga uzigure nzingu ingo iyi ko wambaye none si sheri wagiye kugura imyenda cyane Man, ngenda twika. wagize n'amavuno sha amafaranga ari kukugaragaraho iye n'inkweto Kabisa. sha nanjye izamura nkaka ingo pe
Wowe kuzura ukuntu nka Fiti zawe mvingize ngo kamuzinzi kuko mvugiye kwicara kuri kw'Imana. Kamuzinzi katepe karahije. Ninga papa. Ahubwo se njyewe nawe mboneyeho mwa. Reba ukuntu mve nambaye. Ibaze nk'imve ngiye. Njyewe si cyo tuvuga ko mvuye muri dushe. Icyo tuvuga ko mvuye muri dushe. Nawe mboneyeho. Nene kuri kureba neza neza. Imve nanitse kandi gira umutimbwa yanjye sha. Nase kambwiye watwaye iki cyawe. Ibaze ngo nari nyijyanye ahubwo. Nase maze ngo imve ni maze kwimesera imyenda ndayandika imaze ko ndi muri dushe. Ne basohotse ndebye nk'umutimbwe. Je kandi gira umutimbwa yanjye ndagafashe ndaganagura no kuri kw'Imana pe. Ariko tuva mu magambo reka tujye kumushaka ko nebiri kunjya ko. Bimeze bite? Sawa. Ntabwo tuboneye kuri Kamuzinzi. Twaciyeho hano nta n'iminota 2 ishize. Mwamushakira giti? Ibyo twabikubwira ko umuntu tumubona. Ubaye ikisi? tunyura hano ndabagusobanura yewe. Nosi atuye mu murima. Reka tunyura hano ndabamubwira. Oya. Ndabamubwira ariko. Isohokana. Nyine ba bro. Nyine mani ndaza kuvugana namwe kuri telefone mani. Ntabwo bufite Aho bafite pizza. Ogenze make sister no kuri kw'Imana. Habaguru kwitondana kuri kw'Imana. umva ba bro. Oya ba bro ibiki? Ba bro ibiki? Basi reka nkwereke. Oya reka amazi. Warusohokanye n'umukobwa mwiza nk'uyu. Ari. Zino mucushwe zino kandagira mu. Siyambaye neza se. Yambaye neza ntizanjye. Uri n'agasozi uyu mugabo wanjye avuye ejo muri Amerika. Ngo Njye na pastor si yambaye amahanga ayitwaye. Mubabare mani turavugana. Wawitonze. Turavugana ba bro. Nyiri bo wawitonze nkubwire. Kuvugana nawe kari. Burya njye uko byagenda kose ntabwo navana natwaye inkweto zanjye. Zashoka. Umva mani garafri. yego. Basi ndakugurira. Sheri wote ni mwe. Basi buretse. Oya bro. Mani nyamara mani muri abantu b'imbwa mwa. Mani mwankoreye ubwa mani ku cyumweru. Yewe ishati yangira ukora nayisiga. Oya mani dora kudana nawe mamba uri. Sheri nawe urantize koko. Kuramo vuba kuramo uri mubi. Kuramo. Muneze sheri shambari nazimbwa mani. Jesu wanjye Siko nari ko muri abantu b'imbwa gutyo mwa. Wanje yamwisimbwa kora ko namubeshi. Fata. Nosi. Ariko sha buretse nanjye nzakuritange. Uzagurita nyina. Nanazimbwa.